tuvuga tuti ni gute noneho imyanya abayisabye banganaga ni 8,318 noneho igahabwa nabyo ngiye kubabwira muri primaire cyo mashuri abanza imyanya yatanzwe cyangwa se ababonye iyo mutation ni 2,661 nakuvuga ngo harimo abagore benshi cyane 2,110 hari icyo bitubwira buriya hari n'abagabo 551 muri secondaire kuba afite diplome ya ababonye mutation ni 197 harimo none abagore 129 n'abagabo 68 abafite diplome ya A0 abagore babibonye ni 537 naho abagabo ni 448 bivuze ko bose hamwe aba A0 bayibonye ni 1025 muri rusange byaba mu mashuri abanza n'ayisumbuye habonetse cyangwa se hatanzwe mutation zigera kuri 3,883 ni ikigeranyo cya 45% wenda ngira ngo mbwire abadukurikiye ko n'ubwa mbere iri janisha turigezeho ubundi ukurikije abarimu basaga mutation iyo dukurikije imyaka yashize hadakoreshwa ikoranabuhanga hajyaga hatangwa mutation zigera kuri hagati ya 500 na 700 akumva ko hano byikubye inshuro nyinshi tugera ku 3,883 hafi 4,000 mu byukuri niwo musaro wavuye mu gusaba mutation ndaho kugira ngo duhe umuntu umwanya mbere y'abandi icyambere kiya gikomeye ni nkuko nabibabwiye nuko twarebaga ese uyu muntu yaba afite ubumuga ese uyu muntu nuwubatse cyangwa ntiyubatse mu byukuri nta musiribateri wagomba gutanga uwo mwanya umuntu hari umuntu wubatse kuko yagomba kwegera urugo rwe akegera n'abana umugabo cyangwa se n'umugore icyo nacyo ni kimwe ni rimwe muri critère n'ibindi none mwamuhuje byose reka tuvuge wenda mwese muri abasiribateri imyaka experience ni imwe n'urugero tukareba ese ninde wasabye mbere mu byukuri urumva ko ya myanya 5 babantu 5 bashaka umwanya umwe habonetse umwe ya indi ne irasigaye barayibuze babandi bane barayibuze babandi bane rero nibo bagenda biyongera bakazajyara ya mibare itari muri 3,883 igasigara muri ya yindi renga 4,000 birenga cyangwa se 5,000 aha ati hari uko abantu barasabye ahantu hamwe ari benshi bakahahurira bigatuma wenda niba ari ahantu hari umwanya umwe hagahurira abantu 100 birumvikana ubwo abandi 99 barasaguka ariko ntabahawe aho batasabye icyo ni ikibazo cyiza cyane arimo reka nkubwire buriya ni byiza ko tuje mu kiganiro naraganiriye n'abarimu benshi baje no kutureba guhereje abarimu baraje pe baza kutureba kuri reb badusobanuza bati byagenze bite koko ese koko ngiye ko ntasabye ikigo runaka mukaba mwarampaye icyo kigo ntaragisabye ndaguha urugero rufatika hari abarimu 5 rwose twabashyize ahantu heza muri sale yacu ya reb aho tuganirira barimo barenga 200 tugenda tubashyira mu gicungo twumva ibyo bibazo koko bafite abo barimo 5 bagaragaje ko baha abantu batasabye twabashyize imbere tuzana systeme yacu ngo abashinzwe ikoranabuhanga bari bahari turebaho ko izina ku izina ngo turebe ikibazo umuntu avuga niba gifite ishingiro uko natwe twagize ubwoba systeme yacu sa ifite ikibazo ubwo kuki umwarimu wa mbere turarebye dusanga umwarimu niwe wahisemo aho avuga ko atari yahisemo turamubaza ati byagenze bite ati rero ntago ari nge babisabye nagiye muri siberi umuntu aramfasha ashaka ko yaribeshye tujya kuwa kabiri kugira ngo turebe koko niba ibyo bavuga ari ukuri tugeze kuwa kabiri umwarimu tuboye dusanga niwe wahisemo nawe ati rero ati nibyo koko ninge bahisemo atariko mu byukuri byari shwa ya gatatu ntago ariho nashakaga urumva cya kindi avuga ngo bamuhaye atahisemo kitagihinduka muri make baba 5 bose nta numwe byagaragaye ko koko bamuhaye natasabye bityo tubwira abagenzi babo niba n'undi ufite ikibazo nk'icyo niba n'abandi bari hano mutubera abahamya ko systeme nta kibazo ifite bose babyumva kimwe kandi koko babonye ko nta muntu wahawe bw'ahantu atigeze asaba icyo rwose nagira ngo bacyumve n'abataraza n'abashaka kugira umwe aratubwira ati rero njyewe nari nashakaga kuguma aho narindi ariko mfasha mugenzi wanjye
ahubwo noneho ibyo nashaka gukora mugenzi wanjye bijya kuri njye. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri yabonye transfer cyangwa mutation atari bagomba kwibona kubera ikibazo cy'amakode ngo bahinduranyije n'ibindi. Nawe bavuga bati mwoka byara uyu mwanya mwampaye ahubwo ni mugenzi wanjye njye bagomba kubona, mwadufashe mugahindura. Urumva ni ikibazo nk'icyo ngicyo. Abandi batari ko nari nasabye mutation nkayihabwa, ariko icyo nashakaga nkambona ntakigezeho, mwambabariye nkagumaho narindi. Hari ibibazo byinshi twagiye duhura nabyo, ariko tugomba tugana n'abarimu bacu tukabasobanurira, ariko mu by'ukuri mutation zatanzwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bunyuze mu mucyo, ku buryo ntekereza ko abarimu benshi barimo kubyumva. Hanyuma dusubiye inyuma gato ku mibare mwaduhaye, nari ndimo kuyireba nyandika aho tugenda dushyira ibitekerezo byacu ku buryo tuba twahaye abantu turi buganireho, ndongera ndayireba neza nsanga mu by'ukuri imyanya yari vaka cyangwa yari ikeneye abantu yari myinshi, ariko n'abantu bakeneraga kwimuka nabo ni benshi. Nubwo bose batahawe iyo myanya, ariko bitumye nibaza ngo kubera iki tugira umubare ungana gutya w'abantu bashaka kuva aho bari bajya ahandi? Kubera iki tugira iyi myanya itari irimo abantu abari barimo bagiye tuganira bakabona ko kake kuducika? Urakoze Anne-Marie. Icyambere buriya nkuko mubizi kuva twakubaka ibyumba bishya 22,505 ku rwego rw'igihugu, hashatswe mu by'ukuri mu buryo bwihuse umubare munini w'abarimu. Twe tuvuga ko mu mibare dufite abarenga 40 mu mwaka umwe n'igice hafi 2 bagiye mu myanya, ariko ntago ari kuvuga ko icyo gihe twahise tubabonera icyarimwe cyangwa se ngo imyanya yose twifuza ko ijyamo abarimu ibone abarimu. Bivuze ko hari umwarimu arakigisha abanyeshuri benshi, hari aho umwarimu umwe yafatanyaga n'undi ariko mu buryo bwo kugira ngo babuze icyuho. Bivuze ko hari ahantu byagaragara ko hari abarimu bagomba kujya mu myanya. Bityo rero kuvuga ko abarimu ari benshi koko bari bakenewe, n'ubu kuko ngo mubivuga dufite umubare urenga 11,000 tugomba gushyira abarimu tugomba gushyira mu myanya uyu mwaka. Ubwo nanavuga ko bitarenze n'icyumwe gitaha kuko turitegura umwaka w'amashuri kuri 26 kwa 9. Bivuze ko iyo myanya hoko yagendaga igaragara, ariko no tukibuka none ya myanya myinshi ahaniri ni ya myanya mu mashuri incuke. Murabizi ko leta y'u Rwanda ubu navuga ko ari nko kunshura gatatu tugiye gushyira abarimu mu myanya, umubare munini w'abarimu mu mashuri incuke, aho tuteganya gushyira mu 3,500. Ayo mashuri ya leta nta barimu bundi leta ajya gashyiramo, ariko leta y'u Rwanda afashe icyemezo ko ayo mashuri agomba gutezwa imbere hakajyamo abarimu benshi. Urumva 3,500 muri bya 11,000 n'ubako none ni benshi. Mu mashuri abanza muzi ko abana baratangira amashuri bigihe bakiyongera, birumvikana. Hari amashuri tugenda twongeraho hirya no hino bitewe nuko nk'ikigo runaka cya gifite abana benshi cyane, ariko tugashaka ko tugabanya ubucike bw'icyo kigo hakubakwa icyo bita satellite, irindi shuri ku ruhande. Iyo yose ni imibare y'abarimu bigomba kwiyongera. Mu by'ukuri rero gushaka kwinshi abarimu benshi bashaka mutation, uko twabivuga tubisesengura twebwe nk'abantu babana n'abarimu umunsi ku munsi, nuko abarimu benshi muri ibyo 40,000 ntago bagiye aho hafi y'ingo zabo, reka tubyite gutyo. Ko hari aho wasangaga hari akarere koko mu by'ukuri wenda nta n'abarimu bahavuka, reka tubite bahavuka benshi bari aho ngaho. Bigasaba ko abana b'Abanyarwanda nabo bagomba kwiga, bigasaba ko tuhashyira abarimu. Twe bundi tuvuga mu ijambo rimwe tuti umwarimu n'uw'igihugu. N'ubu ngubu nubwo abarimu bavuga bati twebwe ko twasigaye mutaduhaye, ariko tukanabasobanurira impamvu batayibonye, ariko tubonya twayibutsa banyakuba abarimu rwose barezi bacu, umwarimu n'uw'igihugu. Hari ahantu ko kushaka gusanga nta muntu n'uhavuka muvugaho cyangwa se uhaturiye, ariko umwana agomba kwiga. Icyo gihe rero ntago uzavuga ngo mwese ngo tubashaka ko mujyaho mutuye, kandi nyamara hari abandi bana b'Abanyarwanda bashobora kutabona abo ngabo bafite abarimu batuye aho ngaho hafi. Abana b'Abanyarwanda bose baziga. Aha rero hari ikibazo kigaruka kenshi mu bibazo abantu bampaye na mbere hose nako nejo na nyuma bigisohoka, nuko ikibazo bo bafite babona ntabwo ikibazo cyabaye ko iyo myanya idahari.
bati n'ikimenyimenyi ujya gusaba umwanya ubizi ko uhari watubwiye uti hari igihe umwanya uhurirwaho n'abantu benshi uyu munsi ukabwira ati nyuma yo kuyitwima n'ubundi iyo myanya iracyahari nta bantu yagiyemo ngo tuvuge ngo abantu bayigiyemo rwose twarawubuze kuko twawushakaga turi benshi ibyo byo bisobanuye iki? nibyo abarimu barabivuga simvuga ko wenda hari naho bitaba ari byo nk'uko mubivuga muri systeme yacu twita TMS mu by'ukuri dusaba abayobozi b'ibigo by'amashuri n'abashinzwe uburezi mu turere nibo bashyiramo imyanya itarimo abarimu muri iyo systeme. Mu by'ukuri ntago nka REB ivuga ngo ugiye ku kigo cyose cyo mu Rwanda igenda ivuga iti harabura umwarimu wa biology, oya, umuyobozi w'ikigo niwe wa mbere ushyiramo imyanya muri iyo systeme, hanyuma ku rwego rw'akarere bakayemeza. Mu by'ukuri rero twe tujya gutangira iyo system, iyo myanya yari cyangwa se yagaragara ko itarimo abarimu twayibonaga muri system uko bari barabikoze. Twanakoze n'urugendo ndabyibuka nigeze kubibabwira muri kiganiro ko twakoze icyo bita data validation, kunyurura mu turere twose kwa 30 turebaho ko imibare y'abarimu iri muri buri kigo no muri buri karere nahataburi umwarimu. Ibyo turabikora birarangira, data twari tuzifite. Uyu munsi rero umwarimu aravuga ati nyamara njyewe nza ahantu hari umwanya, hari n'abasigaye babiteramo urwenya bati twavumbuye umwanya ahantu, ariko mu by'ukuri ntago umwarimu avumbura umwanya. Umuyobozi w'ikigo nibyo ubundi ashaka kwibeshya, reka tuvite kwibeshya, ariko nabyo ni amakosa, ntashyira umwanya muri iyo system ngo ugaragare, ariko umwarimu akaba azi ko umwanya uhari. Aho rero wenda niho bigenda bigaragara ko abarimu bavuga ko bati hari imyanya utegereje turahitanga tugiye gusoza udatangira kumamagara hataragera mwe muretse ni dusoza. Mbere yuko dusoza turayibaha nimero kugira ngo muzajye mubona n'ahandi mwisanzura mwe mwabaza ibibazo byanyu. Abantu rero mu bibazo bitajyanye na mutation munyihangane, ntabwo ndi bibaze kubera ko nyine buri gihenzana ingingo yihariye tukayivugaho, ubutaha tukavuga ku yindi, ko nitubivanga ntibiri buze gukunda. Ndimo ndabona ibibazo byanyu byinshi mo mumbaza ariko bitajyanye na mutation, ntabwo ndi buze kubigarukaho. Ahubwo noneho reka turebe ku bantu ibyo bagiye bavuga ku mbuga zacu nkoranyambaga na telefone niziza turazakira. Witwa Pascal Nkina Mubanzi ati byafashije benshi kuko ibya mbere byazagamo uburiganya, ugasanga habayeho icyo nakwita nk'ikimenyane na za ruswa, ariko ubu byaciye mu mucyo rwose. Tubariza ahubwo ibi bajije nyuma ntabwo ndi bubibaze, tuzabivugaho nibiba. Hanyuma asifiwe ati ane utubariza impamvu ababyeyi barenga uturere 5 batibanzweho mu gutanga mutation kandi ibyo basabwaga byose bari babyujuje. Urwo rwo kuko ruzuba kwa ruti nibadufashe kwegera imiryango nibwo tuzakora dutekanye. Ngira ngo ibi birahura na bimwe mwatubwiraga ko abantu bazaho bifuza batahajya. Hanyuma umuti w'abana utari REB ntabwo mutation bazitanze uko bikwiye, kuki bataku utibara kugaye kuki abazatse bujuje ibisabwa ngo iyo myanya itangwe kuki batahaye abazisabye bujuje ibisabwa kugira ngo iyo myanya aho kugira ngo iyo myanya itangwe mu bashya. Umva wanditse ubutumwa bugoye gusoma ariko ubwo ndagenekereje. Ahubwo baciye inyuma bakavugisha abadirecteri, uwo directeur akunze nta mutation bamuhaye, ni muwe uwo bimuye uwo directeur ati yumvamo ati nabantu urugero rwa groupe scolaire Gikomero aho bagushakaga directeur yagukeneye cyane ntibakurekuraga, hanyuma wadashaka bamuhaga umwanya akagenda. Hari ibishya natwe tumenya ariko tuzabigenzura rwose. Hanyuma ndati umutubarizo uti ejo hashize hari abarimu baje kuri REB kwerekana uko barenganyijwe ntibahawe mutation. Reo ababwira ko basezera akazi bakabashyira kuri waiting list bakazaherwaho bahabwa imyanya yegereye ingo zabo. Tubarize tubikore kuko mutation zo byatuyobeye. Wenda reka nsubize kuri icyo ngicyo umuntu avuzeho ko hari benshi baje ejo. Hari abantu dusobanurira abarimu buriya turaziranye twese bakaza kuko bati rwose uko byagenda kose nta kindi mbona nakora. Twe dukora iki? Tuganira mu ruhame, ntago ari byane byo kuza ngo kwegeze ku ruhande. N'abavuga bati ibanga mfite ntacyo, ariko nizere ko ari bigendanye n'ibyo turimo kuvuga. Ariko icyo ushaka kubabwira nabwiraga kuko niba ubona bikugoye, ubona kuko ibyo uvuga bifite ishingiro, hari inzira ebyiri. Hari ukuvuga ngo ngiye nk'umwarimu ngiye guhitamo ko nta mahitamo,
niba koko ntarabona mutation umaze imyaka ingahe utayibona ariko wenda n'ubu munsi ntuyizibonye wategereza ubutaha ukazabona mutation ukajya aho wifuza. Icya kabiri, shaka umuntu mwagurana. Twe dutanga option nyinshi. Niba ho kufite umuntu mwagurana ku buryo muzajya muri system byo bizaba automatique, ntago bizategereza ngo dukora analyse runaka kuko ntacyo na kimwe kiba gihe. Umuntu aragurana ngiye nani mari ndaringishaga aho ngaho igikomero muvuga, undi yigisha wenda hehe Rusizi. Yes, mwigisha bimwe guhinduranya rwose n'ibintu byumvikana. Option ya tukabwira rero nubona ibyo byose bikununiye pe ukabona ko none ubuzima bwawe buri mu mukaga nko kubivuga, urandika wegere ubuyobozi bw'akarere ubusabye kubuhagaritse kugira ngo ubanze ukemure ibibazo by'ubuzima ufite. Ariko yari option ya nyuma, ntabwo ruvuga ngo turifuza ko umwana amasezerano nta n'uwabyifuza. None yarangiza akambwira ariko ati nibyo koko turimo kuganira ariko so nisezera bizagenda bite. Nanjye rero buriya icyo gisubizo naguhaga rero kugira ngo ushyire mu bwenge ushyire mu gaciro n'aba bana wigishaga nabo wumve ko bakigukeneye. Ariko mu by'ukuri n'uburyo kuganira kugira ngo tubereke numva twabaye ibisubizo byose bishoboka. Bivuze ngo iyo option mwabahaga umunsi mfite itari myiza nawe ndawureka. Imigani uyu munsi yihoreye. Iyo option mwabahaga hari umukecuru tutari duturanye arababwira ngo umupfakanga ndamwoshya ngo cyangwa ngo ni ya nama inangura indushyi. Niko izo nama mwabahaye option ya nyuma na hari garanti igaragaza ko umuntu iyo waiting list najyaho nibura azajya ku myanya yo hejuru cyangwa azajya ku nsaho list igeze. Ubundi umukozi wa leta wese ugize ikibazo gitunguranye ashobora gusaba guhagarika akazi nyine by'agateganyo. Ibyo ni ibyo tuba tubabwira. Hari n'uburyo abarimu tugomba kugira ngo tujye twumva n'amategeko agenga igihugu n'abakozi ba leta. Buriya n'abakozi ba leta barimo rimwe na rimwe rero nubwo byihariye ariko tuba tugira ngo tunababwe n'ayo mategeko akomeza. Biranze reka amategeko cyateganya. Hari umuntu amezi abiri mu mpakazi cyangwa 3 ariko ndashaka ko mumpindurira. Ariko mu itegeko umuntu akamara igihe kigerageza kuko umuntu mbwira icyo wamukorera. Nyaye icyo mubwira rero ndamubwira ihangane wigisha ariko noneho igihe nikigera ikiteganya n'amategeko uza. Ariko noneho hari n'ikindi nkuru nziza twagiye tubwira abarimu kandi ntabwo irazimira burundu. Abo bantu bafite ibibazo byihariye muri statut yacu turimo gutegura umunsi igiye kuvugururwa. Hari benshi bagiye banayibaza batari kuzasohoka ryari. Mu by'ukuri bashonje bahishiwe. Igihe cyose naje mbabwira ngo abarimu mushonje muhishiwe ntegeza ko ari byinshi bagiye babona. Ubwo rero nibimara gusohoka yandi magambo abantu muzibeshya mugasezera giye nicyo ntuyemo. Ubwo muzategereza liste ishobora kuzajya uyu mwaka cyangwa umwaka utacyamya myaka 3 kandi nabwo nta kikwemeza kuzajya aho basezera byo turabizi kuko abarimu ni kandi gihoraho tubura uburyo bwo kwafasha mu buryo butandukanye. Uwitwa Placide ati uburyo ni bwiza rwose butuma abantu batirirwa bashyira batazi naho inyanyiri ariko system ikaba wagira amahirwe ukaho n'indi byashoboka ko abandi bose bazihabwa. Ko hari aho byateza icyuho akibandwa ku bafite ibibazo byihariye. Naho ubundi tuzasanga dusigaye mu kazi twenyine mu karere runaka abandi barigiriye aho bashaka. Ikindi nta TTC dufite muri buri karere rero aho ziganje hazagira ashyiraho utubazo twiruka. Hanyuma mbona nkira ati je nasabye mutation ntibayimpa nandikira nyakubahwa Head of Teacher Development Management Career Guidance na Counseling Department muri REB ari nawe mwatumiye ambwira ko mutation zatangiwe kuri systeme kandi aho rinayatena n'ubu imyanya iracyariho kandi mfite ikibazo gikomeye. Ubwo hari wenda ufite ikibazo gikomeye uzagenda ujya kumureba. Ntabwo ubwo ndimo ndihuta mu butumwa kugira ngo kuko iminota yacu yagiye. Ati rero Shafi mwiriwe neza rero ubu buryo buza wabonaga ko buje gukemura ibibazo byari muri za mutation mu turere gusa uko ubona ko ntabwo bwabaye fair rwose. Nk'ubu abantu bavuga ko ngo bashinzwe iterambere rya mwarimu rwose ni igihuha baratubeshya pe. Kandi turi kumwe nabo
hanyuma bizi yaremye ati ntacyo byatumariye. Ane utubarize rebu ese ko batanga mutation na permutation ku barimu, ese kuki badatanga permutation ku bayobozi b'amashuri ngo nabo babe bajya ahabegereye, ese bava mu bateganyiriza ikingira ngo iki ntabwo cyo cyari ibintu byabajijwe. Ntakivugaho twihuta wenda mbere y'icyo ngicyo reka mbwira abarimu ko rwose ibyo nibyo koko ibyo bari bakeneye hafi bose ntabwo ariko bayibonye, ariko twongere tubabwire urihangane kuko ntabwo ibintu byose bibonekera rimwe. Abayobozi b'ibigo by'amashuri, ababungirije cyangwa se bari abakora muri administration muri rusange, ntabwo twabafungura systeme ngo basabe mutation kubera impamvu nyamukuru yuko turimo kwitegura umwaka w'amashuri mushya. Abantu bari mu buyobozi birumvikana nibo bazadufasha kwakira abarimu bashya tuzohereza. Twasanze rero hari na byinshi inshingano bafite zitandukanye cyane. Abo rero muri iki gihe twabafunguriye system kugira ngo nabo basabe, ariko ntibivuga ko bitazabaho. Ntekereza ko icyo twababwira nuko nabo batekerezwaho, ariko nanone kubera inshingano bafite n'amahugurwa tubategurira n'ibindi, tutegereza ko kuma muri ibyo bigo nabyo hari ikintu gikomeye kiba dushaka. Ubutumwa bwanyu ni bwinshi cyane, ariko ngira ngo na reb iri kuri iyi link barazikomeza kugenda babireba. Ati rwose mwiriwe neza Anne, we ni Alex, mutation zagiye zitangwa gusa zatanzwe ku kigero gito cyane kuko abenshi barazibuze, gusa biruta gusingira biruta gusiragira byabagaho mbere umuntu ajyana dosiye ku karere. Dusabye andi mahirwe nubwo haba umunsi umwe, amahugurwa y'abatarize uburezi azatangira ryari? Ikibazo kirancitse mu babarire, ariko cyanakomeye tuzabivuga ubutaha, ariko birateganyijwe niba humure bashobora. Ubu uyu munsi twavuze kuri mutation gusa, ariko ubutaha tuzavuga no kuri ishyirwa mu myanya ry'abayobozi b'amashuri, ntabwo turarivugaho. Abatarize uburezi ubushize mwavuze ko ari ibintu byiza mu bateganyiriza guhera ku hari n'amatariki mwagiye muduha, tuzayagarura ture n'ibyo mwatubwiye byarakozwe muri ibi biruhuko abarimo bagombaga guhabwa. Ibyo byose tuzagenda tubivugaho, ariko noneho kubera ko umwanya wacu wagiye rero kandi ibibazo byo ni byinshi, muze kwihangana. Ariko ndimo ndabona na reb irimo igenda isubiza, ubwo bivuze ko hari ibisobanuro bari bugende bahabwa, wenda ku batabashije kumva ibibazo byabo hano mu kiganiro n'abakomeje kugenda mubimbaza. Namwe hari umuntu wambwiye ati izo nimero ntimuzibagirwe, izo nimero. Murakoze cyane. Nimero yanjye ni 0788 672 ni nimero abarimu bamaze kumenyera. Nibyo koko bumve ko ari nimero y'umuntu ubahagarariye cyangwa se ubashinzwe, ariko bumve nanone iyo bahuriye hamwe bampamagara, njyewe mpitamo kubabwira ngo muze mukoresha ubutumwa bugufi cyangwa se kuri WhatsApp. Biroroha cyane, wenda ko umuntu yafata umwanya akaba yasubiza, ariko none kuri telefone nitabye nimero z'abarimu bose murumvikana naba ndi call center, naba nitaba gusa byabigoye, ntabwo byakoro. Reka tubashimire rero, murakoze cyane Anne Marie. Ariko hari ubutumwa nakubwira abarimu ko mu by'ukuri twitegura umwaka mushya wo gutangira kuri 26, bose bitegure neza kandi tuzagumya tubafashe tubabe hafi. Arakoze cyane. Reka natwe tubashimire umwanya wanyu Bwana Leon, tubashimire ko mwatwitabye kandi n'ubutaha muzaza n'ubushize mwaraje cyane. Reb muri no minsi iri mu bigo rwose bitanga amakuru byitaba, kandi si ubu gusa no mu minsi hashize igihe rwose Reb igerageza by'umwihariko ku giti cyanjye. Ndabashimira kuko nta rimwe nyambatumira ngo ntimunyitabe namwe, kandi mukabona ko mufite ishyaka ryo kuza kugira ibyo musubiza. Ibibazo byo mu burezi ntibyarangira umunsi umwe n'ikiganiro kimwe nticyabikemura, ariko natwe tuvuga tuti ni gute noneho imyanya abayisabye banganaga n'ibihumbi 8,618 noneho igahabwa. Nabyo ngiye kubabwira muri primaire cyo mashuri abanza, imyanya yatanzwe cyangwa se ababonye iyo mutation ni 2,661. Ni ukuvuga ngo harimo abagore benshi cyane 2,110, hari icyo bitubwira buriya, hari n'abagabo 551. Muri segonderi ku bafite diplome ya ababonye mutation ni 197, harimo none abagore 129 n'abagabo 68. Abafite diplome ya A0 abagore babibonye ni 537 naho abagabo ni 448. Bivuze ko bose hamwe aba A0 bayibonye ni 1025. Muri rusange byaba mu mashuri abanza n'ayisumbuye habonetse cyangwa se hatanzwe mutation zigera kuri 3,883.
ni ikigereranyo cya hejuru ya 45%. Wenda ngira ngo mbwire abadukurikiye ko n'ubwa mbere iri janisha turigezeho. Ubundi ukurikije abarimu basaga mutation, iyo dukurikije imyaka yashize hadakoreshwa ikoranabuhanga, hajyaga hatangwa mutation zigera kuri hagati ya 500 na 700. Akumva ko hano byikubye inshuro nyinshi tugera ku 3883 hafi 4000. Mu by'ukuri niwo musaruro wavuye mu gusaba mutation. Ndaho kugira ngo duhe umuntu umwanya mbere y'abandi. Icyambere kijya gikomeye ni nkuko nabibabwiye nuko twarebaga ese uyu muntu yaba afite ubumuga, ese uyu muntu nuwubatse cyangwa ntiyubatse. Mu by'ukuri nta musiribateri wagomba gutanga uwo mwanya umuntu hari umuntu wubatse, kuko yagomba kwegera urugo rwe yakegera n'abana n'umugabo cyangwa se n'umugore. Icyo nacyo ni kimwe ni rimwe muri critère. N'ibindi none mwamuhuje byose, reka tuvuge wenda mwese muri abasiribateri, imyaka experience ni imwe n'urugero, tukareba ese ninde wasabye mbere. Mu by'ukuri urumva ko ya myanya 5 b'abantu 5 bashaka umwanya umwe, habonetse umwe, ya indi ne irasigaye barayibuze, babandi bane barayibuze. Babandi bane rero nibo bagenda biyongera bakazajyara ya mibare itari muri 3883, igasigara muri ya yindi irenga 4000 birenga cyangwa se 5000. Ati hari ukuba abantu barasabye ahantu hamwe ari benshi bakahahurira, bigatuma wenda niba ari ahantu hari umwanya umwe hagahurira abantu 100, birumvikana ubwo abandi 99 barasaguka. Ariko ntabahawe aho batasabye. Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Anmar, reka nkubwire, buriya ni byiza ko tuje mu kiganiro, naraganiye n'abarimu benshi baje no kutureba. Guhereje abarimu baraje pe baza kutureba kuri reb badusobanuza bati byagenze bite koko, ese koko ngiye ko ntasabye ikigo runaka, mukaba mwaramaye icyo kigo ntaragisabye. Ndaguha urugero rufatika. Hari abarimu 5 rwose twabashyize ahantu heza muri sale yacu ya reb aho tuganirira, barimo barenga 200. Tugenda tubashyira mu gico ngo twumve ibyo bibazo koko bafite. Abo barimo 5 bagaragaje ko baha abantu batasabye, twabashyize imbere. Tuzana system yacu, ngo abashinzwe ikoranabuhanga bari bahari, turebaho ko izina ku izina, ngo turebe ikibazo umuntu avuga niba gifite ishingiro, kuko natwe twagize ubwoba system yacu sa ifite ikibazo ubwo kuki. Umwarimu wa mbere turarebye dusanga umwarimu niwe wahisemo, aho avuga ko atari yahisemo. Turamubaza ati byagenze bite? Ati rero ntago ari njye wabisabye, nagiye muri siberi umuntu aramfasha ashaka ko yaribeshye. Tujya ku wa kabiri kugira ngo turebe koko niba ibyo bavuga ari ukuri. Tugeze ku wa kabiri umwarimu tuboye dusanga niwe wahisemo. Nawe ati rero ati nibyo koko ninjye bahisemo, atariko mu by'ukuri byari shwa ya 3 ntago ariho nashakaga. Urumva cya kindi avuga ngo bamuhaye atahisemo kitagihinduka. Muri make babo 5 bose nta numwe byagaragaye ko koko bamuhaye atasabye. Bityo tubwira abagenzi babo, niba hari n'undi ufite ikibazo nk'icyo, niba hari n'abandi bari hano, mutubera abahamya ko system nta kibazo ifite. Bose babyumva kimwe, kandi koko babonye ko nta muntu wahawe bw'ahantu atigeze asaba. Icyo rwose nagira ngo bacyumve n'abataraza n'abashaka kugira. Muvuduko TV kuri YouTube niyo channel yacu, ushaka kuzana ugakora subscribe kugira ngo tujye tuyibona.